Satani ntago bimunezeza ibyo ngibyo ariko nane shano kuri abantu rero bahari bamuvuze nabi nyine bamwe bamwita umuzimu abandi bamuvuga neza ibiki umuzimu waramwumvishije ako wakurikiranye wowe ibintu byose byagogo ikintu cyose cyavugaga kuri gogo nagomba kugikurikira niki cyagushimishije cyangwa cyakubabaje ikintu cyambabaje nyine ariko ndumva nabavuze kuri gogo uriya mudamu nawe afite izindi mbaraga zimurimo ntago namurenganya yo numvishije umwami akorera aramuhera ibi navuga ntago bitureba ibi navuga nago ibi navuga afite ubwami bwarimo umwami akorera azamuhera nta n'umuntu wundi numva waba aragize ku cyo avuga kuri gogo pe undi muntu ndashaka nimuvugaho usobanure mu kigande n'umugande ego kuko ndashaka niyumva iki kiganiro nawe azacyumve kuko yashimishije umutima wanjye naramukunze kandi gukunda umuntu ntubimubwire naravuze se ngize ariko burya wamugane buri kintu cyose kigira umuteguro wacyo kandi kigira n'isaha yacyo numvaga Bruno yamenya ate ko namukunze uravuga Bruno yego numvaga kuntu nabizanye mu muteguro w'Imana kuko narashatse kenshi cyane nse Bruno yamenya ate ko namushimye amushimira agambye ntino yibazanyo Bruno bitusi abantu bamumanye antikati twogera ku Bruno muvubuka Uganda yarayagadenyo gogo baberanga wamu gogo yaravanga wano Kigali nagenda Kampala nabelanyo na Bruno kati Bruno munange jori wona nguhaye ikaze na karibu kuri Delphinies TV nka buri munsi ni ngewe rero Mutesi nka buri munsi musanzwe mumenyereye ndabashuje inshuti zanjye inshuti z'umusaraba inshuti za Yesu dufatanyije uru rugendo rujya mu ijuru Yesu ashimwe amen shalom amen ndabakunda cyane rero kandi ndabashimiye cyane kubw'inkunga mudutera n'ukuri Imana ibaha umugisha subscribe turazibona like comment share n'ukuri Imana ibaha umugisha ndawubasabiye mbikuye ku mutima pe n'abatari babikora ndabinginga cyane muzabikore namwe ni byiza kandi biradufasha cyane gukora tukavuga ijambo ry'Imana n'ukuri tukabona ririmo kwaguka riri kugera kure n'ikimana ishaka ngo tubwirize abantu bayo impande nye z'isi hose bamenye Kristo rero ndabakunda cyane yaba nabakunda ntago mbazaniye uyu mubyeyi mwiza gutya uyu mubyeyi ni umukozi w'Imana yubaha Imana n'umwana wayo na mwuka wera arakijijwe ntago navuga ibintu byinshi afite umunwa araza kwivugira sibyo ariko yitwa Mama Kennedy akunda kabibiye reka zabibwirire Mama Kennedy ndakwakiriye urakoze kunyakira kuri Delphinies TV twagukunda murakoze cyane ko nkunda nanjye tuguhaye karibu murakoze cyane wakwibwira abantu bo kuri Delphinies TV none ukabisobanura bakakumenya urakoze banyita Kayitesi Celeste bakakunda kunyita Mama Kennedy ndo umubyeyi w'abana 5 umutwara umwe nkunda Imana kandi nzi ko namwe muyikunda twese tuyikunda Imana ishimwe twese dukunda Imana kuko umuntu udakunda Imana ndabizi ntago yaza kuri Delphinies TV kuko kuri Delphinies TV havugirwa Imana mbese navuga ngo naheraho Imana ni ikicaro cy'Imana ikoreraho mu isi kuko ahanga twivugira Imana yego habaho kugira neza kw'Imana habaho kubwira abantu kwihana ibyaha habaho ubuhamya bw'iby'Imana yagiye ikora mbese kuri Delphinies TV havugirwaho ineza y'Imana amen turakwakiriye kandi cyane n'ukuri amakuru se muri no minsi ko ntago reko gusa neza Mama Kennedy
usa neza cyane muri ino minsi abantu bavuga ngo ibintu birakomeye mbese ubukene burakaze kandi koko burakaze burahari nta mafaranga ahari ntabwo byoroshye ariko kusanga umumama nyine asa neza w'abana 5 ufite umuryango wenda mugari ufite n'abandi bari mu rugo batarabana niwe wakoze cyangwa iki ariko nyine ugusa neza ibanga ukoresha niri umunyankore yaravuze ngo nimbabazi imbabazi z'Imana na amaraso ya Kristo yego uri muri Kristo nusaza uri muri Kristo ntabwo wakwegereza ka mikoro ku munwa abantu bakajya bakumva neza ntabwoba ukomeje ku kintu ngo abantu barihebye hari ubukene bwinshi n'abantu barihebye ariko umuntu yadafite ibyiringiro yadafite kwizera yumva ejo yapfuye yego yumva ejo butacya tari buramuke ariko iyo ufite mwuka wera muri wowe nta kintu kigukanga no kuvuga ngo ni Kristo ubikora niwe niyo password urakoze cyane ni ukuri Kristo ni mwiza arera ahantu ari biremera sibyo reka rero tubanze tumuhamagare tubanze tumwambaze tumuhe karibu muri twebwe azabane natwe kuko ni umwami w'amahoro ni umwami ugira neza nta nubwo ajya yihuruza akunda karibu kandi iyo umuhaye karibu araza Imana ishimwe reka tubanze rero tumuhamagare mama Kennedy waduhamagarira Imana mu isengesho ukadusengera Imana igumugisha kaduce bugufi twubaha Imana Mana data twese uri mu ijuru wera wa Isiraheli byiringiro byacu mwami mwiza urakomeye urahambaye urera urakiranuka papa amen nukuri tuje imbere y'amaso yawe haraho twacumuye twavuze twatekereje ariko uri umunyambabazi reka amaraso yawe tweze adukureho urubanza rwose nukuri turagushimye akanya nk'aka kuko twongeye guhura turi bazima dushima izina ryawe tuvuga izina ryawe nukuri nishimwe rikomeye cyane ngaho rero umwami wanjye utugirire neza n'abari bumve iri sengesho ribakoreho ribagere ku mutima ubaha amatwi yo kumva be kurangara be kujya hirya cyane hubwo bumve iby'Imana n'ibitangazo Uwiteka akora ngaho re gahunda zose mwami byo tugiye kuvugira hano byo tugiye kuganirira hano atabari twe hubwo abari wowe twe tuvuze twavuga nk'abana b'abantu twaganira nk'abana b'abantu ariko Uwiteka mwami Imana mwuka wera ganze muri twe urakoze icyubahiro n'ikuzo bibi byawe amen 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 urakoze cyane mama Kennedy Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha mwinshi cyane ni ukuri byonyine no kwicara ukavuga ati ndagenda batekereje reka nongere nsubire kuri Delphiniz TV nongere nganire n'abantu b'Imana nongere mbasure twari tugukumbuye vraiment nanjye ndabakunda igifaransa nsigaye nkivuga byumvishije vraiment indimi zose yasurakomeye koko indimi zose zizakora ajya twigisha ibintu byose ni umwarimu mwiza kandi Yesu ni mwiza ni umukozi w'umuhanga ni umunyabwenge ni umunyabwenge w'abanyabwenge ashobora byose cyane mama Kennedy mbese buriya duhuye hariya ntusanze ndi kuri telefone yego umuntu umwe arimo amamagara arambwira ati ubushize watwigishije kwihana kandi ndabizi ujya udukurikirana nawe ujya unamamagara ukambwira ati urakoze ni ukuri ijambo ry'Imana ryiza ringezeho ndi mu modoka ndimo ndagenda ariko ndafashijwe cyane ujya umamagara ukabimbwira ngo rwose ngo ubuzakena nimwe ngo wabaye pasiteri n'ubundi uriwe no kukurambikaho ibiganza biri mu kubura ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo birampagije cyane cyane nta bupasiteri nshaka nta bubishopu reka nkomeze nyivugire nyikorere gutya birampagije sibyo guhitamo n'ukwayo n'ibihitamo n'ibyo ariko ngewe gutya ndi nyine usanga abantu bari kumarana nyine ugasanga bitoza barepeta bayijyana ku ikosi ntawe uri bajyanyeho ngo bari guhatana kugira ngo baba abapasiteri cyangwa ababishopu abavugabutumwa bakaze nyine ugasanga mbese abantu bari kubyitoza mbese ngewe rero ntago nshaka kubyitoza ari ngewe ubyitojeje ahubwo nshaka kubitozwa na Kristo gutya rero yantoje akangira umuvugabutumwa w'ubutumwa bwiza birampagije nabona kuko hari ibindi nkeneye binkwiriye bimunezeza nabyo azabintoza kandi nshimishwa no kubaho uko ashaka kumba uranyuzwe ndanyuzwe
ndanyuzwe pe nkunda indirimbo yari Gahongayire yaririmbye ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga uretse iri gushima sibyo ndumva ni nziza nanjye ndayikunda ariko ntago ngizi ni nziza nanjye ndumva nanjye ndayikunda ariko ntabwo mperuka kuyiririmba ngo suka ibibazo byarangiye ngo suka amarira yashize ngo gusa mfite umutima unyuzwe aranyuzwe ni ukuvuga ngo kunyurwa muri ino si nta rindi banga iyi si irimo ibintu bisitaza byinshi irimo ibikomeretsa byinshi ubwo nsubiye inyuma ho gato urabona unsanze ndi kuri telefone umuntu yamagambwa ati ejo bundi wigisha ijambo ryiza ryo kwihana pe ati naranezerewe numva ndarikunze ati mu by'ukuri narihanye ati ko nyimara kuryumva numvishe hari ikincira urubanza ati muri no minsi narihebye naranamutse nacitse intege nise bimeze gute ati nukuri ndeba ubuzima mbayeho nkanagira ngo Imana yaranyanze ati mperutse kujya gusenga ati umuntu arashima haguruka amashima Imana ati ikintu yashimye Imana cyambere yavuze ati nuko ndiho nuko bwakeye ndiho ati mbishimiye Imana ati Imana ishimwe ati niryo shimwe ryambere atari karashima atarangije arimo gushima kivuga ataravuze ati nubwo naburaye n'abanange bakaba baburaye atari ko ndabizi neza kuko ndi burye umva yaje ahagurutse mu bashima ananasaba yasabaga Imana n'abantu bayo muri rusange ati rero ngewe ndangije nanjye nifite ibibazo ati ko nge sine niyandikishe mu bashima ati ngiye kubona mbona wa muntu baramuremeye ati baramuremeye atumuhaye 1000 umuhaye 200 umuhaye 500 umwemereye umuceri ati numva nanjye ndicuje ndavuga ati kuki nanjye ntagurutse mu bashima nanjye wena nkavuga kare akajamba ati kandi nubundi niyo maguruka nkashima ati nta nubwo nge nari kubona icyo nshima ati nimena yaranje ashima ati Imana ishimwe kuko ndiho ko bwakeye ndi muzima n'abana banjye n'umuryango wanjye ati ariko mbanye bamuhaye ati numva nanjye ndatekereje binjyanye kure ndavuga ati kuki nge bateretswe nubwo ntabivuze nanjye bakamfasha ati binjyana kure ati mu by'ukuri singiye kukubeshya pe ati ndakijwe ngerageza no gukizwa ati ariko Satani muri no minsi yaranyatatse yanyatikishije kwiheba ati numva mbese ubu naravuye mu byizerwa sikende bana bakozi b'Imana ati mbese nkabona basa neza nkabona bambaye neza nyine nkakurikirana ku bwatusa neza cyangwa niki mwahura wenda nahashowe no kugusaba ahubwo akamva rababa akabati kuki nimba umukozi Imana kuki atanyeretswe mbese umuntu afite ibibazo abayumva yanagira no kumanuzi akamuhanurira kandi Imana itavuze nk'uwo muntu wamugira iyihe nama aka kanya nk'umumama w'umukozi w'Imana ubimazemo igihe ufite uburambe mu gukiranuka waciye mu bintu byinshi wangirira inama iyihe uyu muntu kuko ngewe inkunga mbere ndamuha no kumusengera bikomeye cyane wenda naba n'ikindi cobojwe nkakimukorera kuko ntabwo atuye kure we wamugira iyihe nama wamukomeza ute yego we amaze kunamuka kubera ibibazo kubera ibigeragezo we yumvishije mugenzi washimye nshaka kumubwira ngo kuki atari we wabanjije cyangwa nawe atahagurutse ntago uriya munsi wari uwe yego ashobora kuba yari bunabivuge ntibanabyumve ntibagire n'icyo bakora cyangwa wenda akanashima niyibuke n'iryo jambo cyangwa urakoze cyane ariko ikintu namubwira mute naza nshonje nkakubwira ariko ntugire icyo ukora nkasanga nawe ubwawe nta n'ibyo ufite nawe cyangwa mbifite ariko umutima ufunze umutima ufunze kuko buriya rega kenshi gufasha umuntu ubuhamanya n'umutima wawe yego utamanyije n'umutima n'umuntu yagusaba akavuga ati se uri ari kunsaba gute abuze iki kandi mu by'ukuri yaburaye je buriya njya nkunda abantu urabona nkunda kugenda pe nkahura n'abantu bari abantu baba basaba yego nje nkumva
nka mbese biturukana wenda no kuntu naramutse Yego. nkavuga uyu munsi ntago ndi bubahe ntago mbaha ariko njya ngera imbere nkanyura ku wa mbere wenda urabona kuntu hari Nyabugogo baba bameze gutya Baba batondekanyije. nkagera ku wa mbere uyu munsi ntago mbaha nagera nko ku wa nyuma kukomeza kugenda bikanga mwumva umutima urateye mwumva mbuza amahoro nkahita nsubira inyuma ngakora mu ishakoshi nkamuha sinanyuze kuri batanu se kuki se uriya ari we niwe Imana yageneye yes wahamanyije n'umutima wawe niwe yageneye yego rero njye icyo namubwira nasenga Imana yego nasenga Imana hari benshi muri iyi si abantu bagenda bahura n'ibyaragezo n'ibibazo ntago ibibazo byarangira rega ntago ibibazo byashira biragabanyuka ariko ntago bishira nukuvuga ngo hari n'igihe biza ari ikigeragezo kikuziye ari Satani ushaka guhagurukira amanga muri izo ntege zawe nkeya kubera kuko ntago byabura kandi utangiye gutyo wenda ukarareba umukozi w'Imana ngo kuko asa neza ko yagize gute ngo ntiyakoretswe ishyari riraza daimoni kwanza yakwinjiriye iyo rije rero ukaryemerera ukariha karibu gutyo mwene data uba wagiye kandi ishyari turabizi ikintu rikora ribanziriza kuroga kwicana ni ishyari n'umuzi w'ibibi byose nukuvuga ngo wowe ikintu ukora no gusenga Imana ahubwo kugira ngo urebe wa muntu wumva guteye umujinya ubone bese ubone ukunasiwe umuciri ubanze cyangwa iki kandi atazi byawe byarutwa kuko nimba umuzi kandi umukozi w'Imana ukamusanga ukamubwira ariko ndashonje akaguha cyangwa naguhe ariko ugasenga Imana kandi wasenze Imana n'ukuri ukajya no kumubwira imva uravuga igahita imwemeza ego dukomeze dusobanure karagaciye mu buhamya gato nigeze kugera muri iyo kanyine y'inzara kandi nsenga yego nukuri ntibazakubeshye ngo umuntu usenga naburara ntabwirirwa nahura n'ibigeragezo uhura nabyo ari kugakomera ukizera ukavuga uti izi ntambara nyuramo zizarangira erega umuntu wese agira ishuri rye nukuvuga ngo wenda reka mvuge nkanjye njyewe nyitangira gukizwa yaranetesheje sibyo byose ntabyo nahuye nabyo ariko buri muntu wese afite ishuri rye ntabwo bivuze kuko nakijijwe kurusha abandi wapi ndi umuntu nta nubwo ndi mwiza nta n'ikintu yankurikiranyeho Kristo pe ariko umuntu agira ishuri rye hari igihe areba wubwo akabona ibyo yakabaye gukosa gucishamo yari gucishijemo utari wakizwa cyane noneho ubwo nanone akongera akareba ku rundi ruhande akabona wowe waradamaraye utarakizwa birasaba rero kuba umaze gukizwa uwo mudamararo ubanze ukuvemo kugira ngo umenye inzira ukurikiye gukuramo igikoma cyose yes nkanjye rero nta gikoma nari narigeze ni narakakaye yagombaga kumvomerera nkatura buri muntu wese afite inzira ye acamo muri uru rugendo niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nitukarebere ku bandi ujya kumva buriya abantu hari kosa dukora Mama Kennedy ese ukumva wenda nk'umuntu aravuze ngo mami ngo kuko ari mama pasiteri ngo dadi ngo kuko ari umushumba ngo mbonye dadi agategenda dakoza akaguru hasi ngo dadi ukenda no gupfukama mbese ubona kuko ari we wikurikiriye uwo muntu atane n'abandi uvuga ngo Imana ya Mutesi ngo Imana ya Mama Kennedy ngo niyo Mana yanjye mu by'ukuri ntabwo Imana yanjye uyizi akenshi turi gukurikira imana z'abantu turi kumva hano ku munwa cyane ibyo bintu byambayeho cyane nkajya nkurikiranga imana z'abandi nigeze no kuvuga no mamyari n'umumama nigeze kwihamagarira uw'umukozi w'Imana nibera muri Saudi Arabia navuze ati ndashaka ko Imana y'ibimana yanjye anca amazi nkubana zeru binarangira namubonye undi muntu namwizereyemo nawe ndangije mbona Imana ye nashakaga nayimurimo nayo menya Imana yawe menya ukuntu banye n'Imana ubundi yawe Imana yo nikwemera izakwemeza n'abandi cyane ariko muri na minsi abantu bagendera mu kigari ugasanga umuntu ngo kuko nsengera ngo muri dini runaka
ugasanga kugira umuntu yubaha Imana yiyubahiye ubwo wamuyobozi wawe kandi namuyobozi wawe nagafunga karuvati agahanagura ikote gutya rwose neza gutya wamusuza no mu izina akavuga ati ni gute ubundi wowe gute umamagara mu izina amafuta ni wowe wayamaye iki cyubahiro mfite ni wowe wakimaye gute nyobara ingabo inama igihumbi wowe ukaza umamagara mu izina ni gute ibyubahiro ugasanga abantu mbese bashaka ibyubahiro bikaze urumva ubu ngubu ureka nkubwire ngewe abantu mvuga mu mazina y'ibyubahiro byabo nyakubahwa perezida wa repubulika ko arabikwiriye ayobora igihugu no muri biriya birimo cyane umukuru w'ingabo babanza umukuru w'ingabo bagashyiraho izina rye Imana yo mu ijuru none yibaze ko iruta abo bantu bose simvuze abantu babiri twubaha ariko ngewe ubwo umuntu umwe niwe nivugiye nyakubahwa perezida wa repubulika ko niwe ufite icyubahiro gikaze ariko noneho ibaze Imana iri hejuru ye ariko pasiteri bishop uyobora abantu 200 uramuhamagara mu izina akadeba akavimba gutya we no kumukingurira umuryango imodoka kugira ngo yinjire abantu bakirukanga n'agatambaro bakahanagura mweto ibi biraba gaterura ni ukuri k'Imana icyubahiro cy'Imana mwagishyize ku bana ariko ntago ari byo nubwo bikwiriye singe kukubeshya turaramya abantu pastor umushumba wawe ni umuntu marutse kwibariza umumama umwe muri no minsi ari ahangaha hepfo ku muhanda abona umumama umwe w'umupasiteri baravuze yewe ngo mama arancitse mami ntako si mami ninde ngo nyine urumva ngo yitwa mu makana akangwa ariko ni mami ngo of course ni mami ngo ntari ndi zina twamuhamagara ngo ni mami ngo we ngo mbonye na daddy ndabireba Mama Kennedy reka dufate icyubahiro tukikima ntago mvuze ngo tubasuzugure Imana yabasize amavuta baratu ariko nabo ni bagenze gake nibivuga kuko icyubahiro cy'Imana nukuri k'Imana batangira gutyo abantu bundi satani azana badayimona agatangira mu bantu mu bakristo bagakukubita icyubahiro wowe gikaze kumbe ni dayimoni wakiziyemo nawe ugahita wihanika ugahita uvimba ubwo satani arimo gukora abadayimoni baje bahagurutse bikarangira nawe kuko wumvishe ko icyubahiro ari icyawe apana icy'Imana nibwo uzumva umuntu ahagaze imbere ari kwigisha abantu kandi ayoboye abantu ibihumbi n'ibihumbagiza ayoboye abakene n'abatindi n'abakire n'abamo hagati ingero zose abariye n'abatariye babihaye imbwa babimenya bambaye abatambaye byose ukumva umuntu aravuze ngo ndashima Imana ngo kuko ngo ejo bundi ngo Imana yankoreye igitangaza gikomeye cyane ngo mu rugo hari kawunga hari n'umufuka w'umuceri hari litiro 5 z'amavuta ngo ariko igitoki ngo muri no minsi ngo bitoki bigiye byarabuze ngo biryoshye by'ibinyarwanda ngo biryoshye ngo haza kibungo ngo kibungo rero ngo naga abana banjye bayikunda ngo mbese ngo bazanaga iryo ngo igitoki kire ngo ndashima Imana kuko ngo igitoki cy'ikinyarwanda cyabonetse ngo nkaba nakiguze ngo mumvugire ngo amena ngo amena mugati amena bisobanura ngo ndahamanya nawe bibe bityo mbwira kuko umuntu wicaye hariya waburaye arateriye amena ko arimo guhamanya nawe kuko yabuze we niki yabuze na kawunga cyo yihera abana ngo ndashima Imana kuko Imana ngo nari maze iminsi imodoka yanjye nkwesha litiro 5 ngo nizingeze naho ngomba kujya ngo ndashima Imana ko yankweshereje furutanga kani imagine uko no abantu nabo ngo hamena isobanura ngo ndahamanya nawe bibe bityo njyari nazamena ntajya ntera mu rusengero ko amena nyitera numvishije kuko ibintu urimo kuvuga kuko bifitiye ubwoko bw'Imana akamaro ngo nambaraga ngo wagisi ngo none ngo yankize ngo kuri super ngo zamagana ngahe ibyo birafasha iki ubwoko bw'Imana aka kanya ikintu abana b'Imana bakeneye ijambo ry'Imana ribahumuriza mu mitima yabo ukababwira ati mureke kwiheba Kristo arahari ukabibigisha ukabasobanurira wabona bishoboye ukabafasha nukuri reka tuvuga wenda abantu bashaka kwitwa ba daddy cyangwa ba mami saba boss cyane
bakabaye bazi n'abakene baburaye mu itorero ryabo. Batitwa bamame ko nta mukene witwa mame, wagikura icyo cyubahiro ntabwo byakunda. Ahubwo bakabaye bamenya abakene baburaye no mu itorero ryabo. Hakabamo imidugudu, hakabamo umudugudu, akagari n'umurenge mu itorero, bakamenya umuntu waburaye. Abantu benshi rero ariko ndahagaze imbere y'abantu ngo ndababwira ngo nimushaka kumva mwumve ngo cyangwa mubireke ngo byo ntabwo bindeba. Mubireke ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nzahagara ku bitugu bya Pfa n'ingeri ngo ubwo muzumvira abandi. Ngo nimwumve cyangwa mubireke. Yesu Kristo yaraje yinginga abantu b'Imana, araza umwana w'Imana avuye mu ijuru yiyambura icyubahiro cye, avukira mu mugore wabyawe n'umwana w'umuntu. Avukira, ijambo ry'Imana ryambwe ngo avukiye mu mivure, mu bashumba. Yicishije bugufi nk'umwana w'Imana. Yegera abantu, yagendeshaga amaguru. Ntabwo nigeze mbona mu matekano yateze moto cyangwa imodoka cyangwa amafaraje. Agaterera imisozi agasengera abantu b'Imana, abarwaye akabakiza, haba ibyo bibaye bicya akabitubura bakarya. Ariko ntabwo nigeze mbona umwana w'umuntu muri ino minsi ushobora gukora icyo kintu basi kugira ngo yitwe dadi cyangwa mama. Ariko se buriya nawe nk'umukozi w'Imana, hari n'umukozi w'Imana yageze kubiburanira, daravuga ati ngewe utanyise dadi nta gusengera iwanjye. Imbaza nawe nk'umukozi w'Imana genda ahantu henshi hatandukanye, umva abakozi b'Imana batandukanye. Se kubera iki buriya Yesu Kristo yavukiye mu kiraro? Nta mazu meza yarahari? Yarahari. Uzi impamvu? Nimba araho nta nubwo yari no kuza ngo abyagwe n'umugore. Yari kumanuka mu cyubahiro cy'agahagarara kandi yari kuvuga bikaba. Yategeka bikanakomera. Ariko kwari ukugira ngo yereke umwana w'umuntu ko agomba guca bugufi icyubahiro ari icy'Imana, ko yaraje avukira mu isi kandi ayikuriramo, yari yambaye umubiri w'inyama n'amaraso. Uri kumva? Ariko nubwo yigeze akora icyaha, kandi bitavuze kuko ibyaha atabibonaga. Nicyo cyakabaye kiduha urugero. Ahantu Kristo hose yagiye agenda, ni he wigeze ubona mbese yemera kuko ibyo byubahiro byose babimuhundagaza? Yaranabigishaga akababwira ngo akababwira ngo ntawe uzajya kwa data ninamujyana, ngo kandi nawe yababwiye bamuwaje ngo urinde, avuga ngo kiba mwaramenye mwaramenye na data. Yari afite n'ubushobozi bwo kubisobanurira. Yesu yaragendaga akajya mu barobyi akaroba. Yesu yiraga imisozi akagenda akajya mu bantu basa nabi mu kavuyo, bakamukoraho baje gushaka gukira. Aka kanya nta mupasiteri cyangwa umubishop wava mu modoka hari abamukingure ngo muze kumwirundaho. Protokole ziba zimeze nk'izo muri perezidansi. None se tuvuge abakozi b'Imana Yesu yiceshaga bugufi, kandi niwe tugomba kugenderaho. Kubera iki abakozi b'Imana muri iyi minsi njye hari nk'ahantu nabonye nagiye, cyangwa wenda naba naranarerewe, abantu b'abakene babicazaga inyuma. Mbese abantu batari abanyabyubahiro, batambaye amakote, batambaye, ntago bicaraga ku ntebe z'imbere. Ahubwo ibyo nibyo bibaho muri ino minsi mu masengero. Nibyo bihari. Abaprotokole baba bari hari bazi kureba. Wambaye neza bahita bagucisha ku gatebe hari imbere. Wambaye nabi size ukuntu babibona, bagukatisha amahara, mbese babicaza mu byiciro. Ubwo se twavuga ko ari umwuka w'Imana? Ni business. No Kristo. Oya. Abantu bo babigize business. Nicyo nshatse kuvuga. Bo barakureba bakabona ukuntu wambaye baze y'ibihumbi 80 cyangwa ngahe, kati byanga bikunda aratura 5. Ariko wowe uyambare kuriya bakavuga ati nta n'igiceri cy'icumi aratanga. Ahubwo nibigutangaza ukajya kubona abandi bicaje gira mu nguni, arimo arahatana ashaka akayira ko kujya gutura, wandi bagamitse harana n'inyinya aberetse.
noneho n'ibyo muri make mu nzu y'Imana harakora ibyubahiro. Ni ibyubahiro kuko basiga banazirwaniramo kubera amafaranga. nta makuru wamenye wowe ibyabaye no mu minsi ishize. Ngewe ko njya nivugira ibintu nkatanga n'ingero, bagatimbagurana dana muri ADPR bararwanye kandi abicaye imbere babandi ku ntebe z'imbere b'amakote n'amakarivate baranigana. Ahubwo noneho nta kindi uzi wowe, jya mu rusengero harimo abahanuzi urebe wowe aho hantu ubyibushye nka gutya. Mama Kane barakubwira ngo beneri irafunguye, ngo zanuza zose nyine ajya twatundi basinya n'udukira sheke bana gwaye sheke muri beneri amafaranga menshi bahita bakukubita no muri beneri utagira ngo Eco Bank cyangwa ni yandi abaturage ni yihe mu Rwanda. nuza hari urwego buriya ntago ari urwego bahita bakubita muri beneri bagahita bakubita ama etage bangukiza n'amamodoka, ariko waba winanukiye upima nk'ibiro 40 ahita aza kugera hati yewe we ndagukura mu kabasazi ati shikara baba ati shikara papa ati umwuka w'abasazi ukamurukeho gupfobya umwuka w'Imana. Ati oya nago ingwara umwuka w'Imana turi kuvuga ni imyuka y'abadayimoni ahubwo baba buzuye. Umwuka w'Imana se wakurebera gute mu mubiri mu nyama gutya ziri gutembera akabona kuko ari wowe ufite umwuka w'abantu. Urakoze kuzana kuri ku bintu by'abahanuzi unkoza ahantu gize neza no kuhavuga. Igihe kimwe nanjye byambaye nubwo ari kimwe nubwo ari kabiri nubwo ari gatatu njya ahantu icyo gihe barambwira ngo Imana irakuzamuriye umutware imushyizeho inyenyeri ngo kandi ngo n'ikimenyimenyi yuriye indege agiye hanze. Nje ntabwo njya nkunda rero burya kugira ngo mbwire ikintu nteko kubaza. Naramubwiye nagiye hanze gukora iki ngo none se ngo ntago urimo kubyumva. Imana imushyizeho indi nyenyeri ku kaboko ngo ntago urimo kubyumva. Nagiye muri misiyo ngwingo kandi ngo azaza ari umuntu ukomeye muri iki gihugu. Ariko Yesu we kimenyesha ko ari umusirikare. Yego kandi ngiye umugabo wanjye si umusirikare. Naramubwiye okay ndavuga bajya kumuha inyenyeri bajya kumuzamura mu rwego ahita avuga reka nkubura kandi kanuro ngucemo uvuga urakomeza ntuzongere kwemerera kuko Satana kumenyera ngo akwereza abadayimoni bakuvangirweho. Ujye uhita umubwira uti stop genda ushaka abantu uvangirwaho ngenda senga. Njyewe umuntu yaraje ahita aritigisa baramfashe ngo twi mu rugo rwa Imana iruhaye umugisha we ngo umugabo wawe Imana ingire kazi nari kubitewe narazahaye twaratandukanye we araza aranigisa ndamubwira ni we narakizwa neza ngo nagiye kwishakira ubuhanuzi nkabwo nagerayo ngasaga Satani yanegererejeho n'ubundi ndamubwira ati nakumena. Umva umuhanuzi ntakakubwire ngakubeshye umwemerera kubeshye aboneka kwemeje ni mwebwe mubahaye rugari, ni mwebwe mukomeje kubashyigikira gukomeza kuyobya ubwoko bw'Imana. Ni gute umuntu arimo kuguhanurira kandi koko ibintu uri kumva atari ibyo ugaceceka ukakiriza ngo mena ngo Imana ishimwe ngo ejo bundi ngo wakoze gutya na gutya ngo yego nibyo guteze ntago nukura ruriya ntago umwuka muri kuvugana nukura ari umwuka wera ngo witwa nde harya ntago umwuka wera yaza kubaza ngo witwa nde. Ntago Imana izi izina ryanjye ngo harya ngo ugira umugabo ntago izi kamufite ngo ufite harya abana bangaye. Nari hano uherutse kumbwira ngo ko shamute ngo igihe ngo wabereyeho ngo gucakara nyine ubwo harya no kuvuga yita ngo kimwe Kinyarwanda cakara no kudigida hari ngo nyine no kuje ngo habayeho ngo udigida ucakara ngo ntiwa ibi bwo kwishimisha ngo ntiwabyara ngo ugiye no mu gakiza ngo ntubyaye ngo uzi ukuntu kubyara ari byiza ariko ngo uzabikore nk'uwikinira wowe ngo wibyereyo basakana kakamwe ngo urebe ngo wumve ngo ibyishimo by'umubyeyi ngo ukuntu Yesu agira neza ngo rwose ngo urabona udakeneye kubyara koko ngo harere ngo Imana irambwiye ngo izaguha umwana mwiza w'umugisha ngo kandi utari umwe
nukuri aba aritapaguye mba namubwiye ni stop niwavangiwe ariko ngo ntabwo navangiwe ngo njye navangiwe gute ngo arakuka ngo sinigeze mvangirwa ngo n'ikimenyimenyi Imana irakundegeye ngo Imana irakundegera kutanyugwa Imana irakundegera kubenga abagabo arakomeje ngo ahubwo Imana irakundegera n'ubusambanyi ngo Imana nayise mubwira ni katika jina la Yesu abazimu bashye nurinde wowe satani Imana iregera nitoka satani ndamureba ndamubwira ntitoka satani agasuzuguro k'abadayimoni nyeneye ndamufataho gucyo bwo ndamusengera Imana ndamuhamagarira mu ijuru ndamusengera aricara apfukama hasi arambwira ati Imana imbabarire nanjye imyuka yanyuzura agasinza hiwe namubwira ati mu izina rya Yesu guhera aka kanya nuko gikoreshwa n'abadayimoni nagurindiriye abadayimoni uri umwana w'Imana hari imbaraga zirye zindi nukuvuga ngo ni mwebwe mutuma ariko ntago nabarenganya ntabwo ari we ndi kubwira gusa ndabwira n'abandi cyangwa nanjye nibwira cyangwa nundi nitwe dushigikiye abahanuzi bo muri no minsi b'ibinyoma nitwe turi kubaha imbaraga n'amavuta zo gukomeza gukora iki kubasunika kubeshya abantu niko umuntu akubeshya uzika karimo kukubeshya kandi ugaceceka ntago namwemereye mutse komeza twibwire naramubwiye nene nicyo ushaka kumbwira no kumbwira ko umutware wanjye ntago umutware wanjye ari umusirikare arambwira ngo ntago ari umusirikare ngo ubwo senge ibyo nshatse kuvuga ngo wenda ngo agiye kuba umusirikare ngo wa Yesu wenda umve wagiye kuba umusirikare wa Yesu nagiye kuba umusirikare wa Yesu se agiye kurira indege nagaruka bamushyiraho amanyenyeri nubwo ibyo bihuriye he ajya kuri indege ajya mu ijuru ngo ugiye guhakanya umwuka w'Imana ngo mama ngo kuhakanya umwuka w'Imana umva yahise avuga ngo shikara baba ntabwo ibyo bintu batangiranwa nabyo bahita bakubwira ngo Imana ikubariye gupinga batangira kuvuga ngo Imana ngo umupinzi ngo nagwemera umwuka w'Imana ngo urarushya umwuka w'Imana batangiye kuvuga indimi hirya havuza abandi indimi hirya baratokesheje mbadayimoni ubwo mbese muri make nabaye wo kwa shitani naravuze ngo Mana aba bahanuzi koko umuntu nanahanura ikintu ngagishiremo n'ubwenge hari guhanurana bahanurana n'ubugoryi niko nabivuga Imana imbabarire kuvuga ngo no bugoryi bagahanurana ubwenge bukeya hari n'abandi bakoreshwa n'izindi mbaraga ariko bagashiramo n'ubwenge ariko giye no kubeshya ubeshye n'ikintu umuntu barabeshwa pe ariko ushiremo n'ikintu umuntu atapfa cyangwa ukabona umuntu yicaraniye n'umugore we bagiye gusenga kandi umuhanuzi arabizi ko ari umugore n'umugabo akabara ryacakiye umugabo ati ati hano ubusambanyi ati ejo bundi warasambanye wowe abasenya urugo aho ngaho yubatse urugo cyangwa ararusenye bahanuzi mugira ubwenge ntago umwuka w'Imana ari uko akora hari abantu bafite umwuka w'Imana nabo badashoboye kuwukoresha umwuka w'Imana surandakaza ntago wandagaza ntago ukoze isoni hari n'ahantu ujya nabo bakavuga ngo ubwo gushize wabihakana bakagenda bakukura bakagutaha ati dutahe dayimoni ariko narumiwe koko mwabwoko bw'Imana ibintu byo buhanuzi buriya mama kane hari n'abantu baguye bari bakijijwe bakava mu byizerwa nukuri mw'abantu mwereka mbabwire mwabahanuzi mwe b'ibinyoma buriya ntago mahemukira abantu gusa namwe muri hemukira kandi muzabibazwa mwabavuga butumwa b'ibinyoma mwaba pasiteri mwaba bishop b'ibinyoma muzabibazwa umwana umwe yigeze guhaguruka yari afite amasengesho y'iminsi 7 nawe ibaza umwana w'umukobwa yemeje amasengesho y'iminsi 7 uwo mwana badakijijwe ku munsi wa nyuma baravuze ati ndajya kuyasozereza ahantu mu rusengero runaka ndabizi barasenga aragenda agezeyo urumva nta mbaraga yari yifitiye yari yagiye gusenga ati nyasoze noneho ni naha indyi ariko nyasojereje he mu rusengero hari abahanuzi hari abakozi b'Imana hari umwuka wemara muri ra rusengero abarashogosho yaragiye reka ariko mbyita abaragiye afashe inzira aragiye agerayo barasenze bageze mu gihe ngo cy'umwanya wo guhanura umwanya bihereye Imana amasaha n'iminota
uwo mwanya nta nubwo wakata inzira, baravuga ati uyu ni umwanya wo guhanura, bahanuzi mwigerane mwigire hino. Baba barikaraza bose urusengero bizengurukiyeho, ngo nyine bari ikipe nini nawe urabyumva. Baba bacakiye nyine baracakira umuntu agafata uwe, bashobora no kukuzunguza akakubita kuri kiriya giporotaye umutwe ugasaduka urebye nabi, uhita uhagarara nawe ukinyweza. Umugore baragiye acakiye wa mwana w'umukobwa, yari yisukiye udusatsi nk'utu twawe twiza, nyine urumva umwana w'umukobwa w'umujeni mwiza cyane w'inzobe, yego yiyambariye neza. Abaragiye ati we uri dayimoni wavuye ikuzimu. Na nubwo yanavuze ati wenda abadayimoni bakwambaye bagukoresheje, ngo Jayise wamubona nka dayimoni yavuye ikuzimu kubera ukuntu asa nyine. Numva umwana yararangije ishuri asa neza, nta n'inzara yari afite ko nta nize yaterekaga. Uwo mwana nge ndamuzi yamaye n'ubuhamya, ariko nyine ari mwiza akiri na muto. Ngo ngo dayimoni ngo yavuye ikuzimu, ngo yatumwe ku mushumba wacu arigoronzara, ariko abazimu bagira imbaraga koko, ngo baramufasha aragenda aramucakira. Abamunaze hanze da ibyo bintu Imana irabireba ikabihorera, ariko muzabibazwa. Nukuri mufitanye urubanza n'Imana. Ngewe ntabwo ndahangasi ndi umucamanza, nta nubwo twicaye ku ntebe y'imanza pe, turimo kwivugira ibintu bihari tunahugurana. Namwe rero mujye muduhugura, muwandike muri comment muvuga ati hano mwabeshye, mwarengeye cyangwa byagenze gute, ko twebwe tubanga tuba tuje kuvuga kandi ibintu biriho, kandi duhugura n'abantu kugira ngo nejo utazahura n'ibyo bintu mwene da tugasanga barakuyobeje baragushutse. Barimo baragenda bayobya abantu bakaba. Umwana w'umukobwa yararize ararira abwira Imana ati Imana, amasengesho y'iminsi 7 ni icyumembye. Ibaze batumye atangira kubwira Imana ngo ni icyumembye. Urabyumva? Kandi we yibaniye neza n'Imana ye, arimo gusenga, ariko Imana yo kabyara irumva. Yahise hagurutse undi muhanuzi mahanga w'umugabo, abarahagurutse kandi bukaba bahanuye nyine bahumya benshi. Abaravuze ati umwana wanjye ahagaze hanze, ati umwana wanjye bamuvangiye ahagaze hanze, ati ndamwishimira, muhaye umugisha ku minsi 7 amaze iminsi ansenga. Ahubwo mva Imana iti mwibwira ibintu byiza gusa. Amena, amena. Korwa n'iso aragenda bamusanze hanze, amugarura mu nzu ati mwana wanjye ndakwishimiye. Amena. Mana ushimwe cyane yamukojeje urobanura kutari, kandi nta muntu wasenze Imana ngo imukoze cyane. Wa muhanuzi bwo bahise bamufata bamwicaza nyine hari batangira kuza kwinginga mwana w'umukobwa ati yavangiwe, ajya avangirwa gute kandi ari mu ikipe y'abahanuzi ahanura mu rusengero. Umwana w'umukobwa we nyine urumva nta ntambara yari afite, yararize ariko aravuga ati koko reba nko mu bantu mu rusengero guzuye koko mukanjugunya hanze ngo ndi dayimoni. Bamusaba n'imbabazi we. Imana itavuga ninde ari kuzanya, ahubwo bari no kumutera amabuye. Icyo gikomere yoko gusaba imbere y'abantu. Ndakubwije ukuri abantu bafite ibikomere, abantu bajya gusenga ngo nandi basigaye bajya gusenga ngo bakababwira ngo barabakorera ibyo Eliya yakoreye wa mwana mu cyumba cyo hejuru, bakabukaho iminwa n'amazuru. Ujya gusenga upasiteri ugiye kureba pasiteri ngakugira inama akagutereta kanagusambanya, ugasohoka nimeretse kumva ku muntu kuri YouTube bari kuvuga ngo ngewe ngo pasiteri yansambanyije ngo nagiye gusenga ngo ariko ngafata ku ngufu ngo nanga kuvuza induru ngo kuko nanze kugayisha Imana, ngo nanze kugayisha umuka Imana. Ni yihe Mana yari kugayisha aho ngaho? Imana se yari muri pasiteri? Ni nka cya kintu najya nemera ngo papa yamfashe ku ngufu ngarambwira ngo azanyica. Hari ukukwica kurenza uko? Yegora, hari ukukwica kuba kurenza uko? Ibyo nabyo ntabwo byemera. Ngo ntabwo nari gusohoka ngo mvuge ngo pasiteri aramfashe ngo nari kuba ngayishije Imana. What? Imana ari kubigayishije he kwandi? Iri hese hubwo iri muri inde? Imana se iri muri pasiteri niyo igusambanyije? Katika jina la Yesu. Ibi murimo we yica akireba mureke tureke gushyigikira ibi guterese hari Imana ibi murimo.
oya nibareke twe kuryamana gushyigikira n'umukristo hari Imana imuri bareke tubwiriza abantu tubigisha tubahugure tubabwire ijambo ry'Imana abantu bamenye kugendana n'Imana icyo bisobanura. Nje umutesi hari ni babiri nzi we twaranajyanye icyo gihe hashize nk'imyaka nka 20 njira irashize twarajyanye yari umukobwa nje nari mbyaye kabiri turajyana ndabyibuka ni kwa Rubangura hariya mu etaje yo kwa Rubangura twahasanze abadamu urabona abagore bo mu mujyi pe basa neza ari abadamu beza tujya ku murongo ndashaka ubyumva ntago ari ibibeshya ntago ari ibikabyo turajyana tujya ku murongo arangije umukobwa wahanjyanye twaranakoranaga arambwira ngo afite imbaraga z'Imana ngo aragusengera ngo za karande zikakuvaho njye nari naranakizwa ngo za karande zikakuvaho noneho natekereza nyine nkatekereza ngo ibyo ukora ndakubwiza ukuri nta muntu uzagusengera ngo karande zikuveho ndahiye imbere y'Imana ishobora byose bazagusengera nibashaka bazanasenge n'ibiti n'amabuye birimbuka wowe nubu udafite kwizera ngo udafite gukizwa ngo ubukijijwe neza uhamagare Kristo nawe usenge witandukanye na karande nta mupasiteri cyangwa umukozi Imana cyangwa umubishop uzagusenya ngo karande zikuveho. Njyewe njya mbwira abantu njyewe umuntu wankoreye deliverance ni Anisette niyo mugabo nari ndi muri Saudi Arabia nashakaga Imana n'umutima wanjye wose urumva nari nshaka Imana ku buryo nari ngeze ku rwego rwose nkabona n'Imana kuko kiri imbere yanjye kurimo kunyumva na Anisette yarambwiye ati ushaka Imana pe ni ukuri reka ngukore deliverance kuri telefone ariko ndagira ngo mbwire ngo abantu bari barankoreye izo deliverance wababara abantu baransengeza kandi wababara yego bari benshi kuko njye naricaga nkumva ngo ubwo ngeze kuri uwo mukozi Imana kuko bavuze ngo arakaze ngaragusengeza karande zikakuvaho ukicarira gutya ibyo bintu birahari mu bantu benshi okay gushaka umuntu ngo mwanga gusengera ngo nabatanguriye ngo kuko umutesa asenga Imana ngo cyangwa atsinda ajya asenga ngo cyangwa mama Kennedy asenga ubwo nibo bantu mbanzi nyine basenga yego nguko mutesa asenga Imana ngo ngiye kugenda ansengera Imana ukava no mu ngo dasenze we nani kintu kuvuga hallo mfite ikibazo iki nsengera Imana ibikore sawa nacyarewe kandi ngiye mu kazi n'ukuru nzirikane sibye ndaza kwibutsa mwibutse sangaye se wakisengeye nubwo wanasenze wowe ubwawe ubundi isengesho ndagusengera wowe udasenga rirakumarira iki ese ubundi rirakugeraho kandi hagati yawe n'Imana harimo urukuta rwa beto rw'amabuye senga ahubwo wowe uhamagara Imana mutesa gufasha gusenga Imana yumva amasengesho yawe ariko kuko nawe ushaka kubona Imana yego nushaka kubona Imana uzayibona ariko nugendera mu kigare uzakigenderamo abantu zibazakurira amafaranga bibinyoma ababeshyi n'abatabeshya n'abavangirwa n'ibicangiranye zose bazakurira amafaranga kandi nuzabivamo usenye ngo barakubwiye ngo umugabo wawe gutya arakubwiye umugore wawe gutya ngo umugabo wawe arasambana ejo twaramubonye nawe ukagira ngo uvuge dufunge ivarize ese umuntu ubikubwiye buza ari igikira sanga Imana ishobora byose Imana irahinduranya amateka Imana inyuranye ibihe ikabihindura pe perezida aravuze ngo ariko ngiye ko ciyo Imana itazi kambwira ukumva kuki wowe itaza ikakubwira kuki igomba kunyura muri uriya ikaba ari wowe inyuzamo ikamubwira no mu nzozi zagusanga ikubwire ngenza abantu abakozi b'Imana b'inshuti zanjye tujya twivuganira Imana isanga mu nzozi ikababwira ibintu kandi ibintu bikaba cyane bakabibona Imana iyo ishatse irakubwira ikakwisangira ikakubwira Imana iravuga ntago tuzavuga ko Imana itavuga njye nibwira abantu ngo Imana yansanze yangendereraga nanakijijwe cyane rwose kandi Imana ikambwa sinanamenye ko ari yabimbwiye nkabibona cyane none reka nkubwire rero mama Kennedy shana ari ngukumbuye ndukuri akoze kuza kunsura sibyo duherukana cyajye uri muri radisi gogo yapfuye sha nene bagiye kubikubwira wari ko warakundaga gogo cyane
ugeze neza kumbaza gogo nari umufana wa gogo cyane naramukundaga ku buryo baramamagaye kuko abantu bose bari nawe hari n'abandi babizi ko nakundaga gogo yaramamagaye arambwira ati gogo yatashye ndamubwira urambeshya ntabwo gogo yatashye atajya kuri TikTok cyangwa ujye kuri YouTube urabibona njyaho naje mu modoka ndi mukurira umuntu yavuga gogo najya kuri YouTube nakumva bavuga gogo nkarira amaze nk'icyumweru cyose ndira sinzi ukuntu byibutse ni ukuri kandi nari nigere no ku musozo w'ikiganiro ariko gogo mbise nibuka ukuntu wamukundaga ko nakundaga gogo cyane uzi ikintu byanyibukije igihe nzawucya afata Eugene nabwo nigeze kusanga kuri Big Shop naramukundaga cyane kandi ejo bundi ngusanga uri kurira kubwa ngo nawe bikubwiye ni disi neruka kubona urira kubwa Eugene nabakozi b'Imana rero nakundaga cyane ariko gogo we yari ubuhamya bwanje bwigendera gogo yanyigishije Imana gukora kw'Imana gogo ntago mu by'ukuri gogo ntago yari umuririmbyi tuvuge ngo ni umuririmbyi ariko kubera Imana yari yaramushyize hariya kugira ngo atubere ubuhamya tubere icyigisho yari umwarimu kuri nge cyangwa nawe cyangwa simbizi gukura ku cyavu kwicazanya n'ibikomangoma gogo nta kintu cyatavugaga naramukurikiranaga cyane bamubazaga ikintu ari bugombe kugusubiza sicyo yagusubizaga yahitaga kwisubiriza Imana akakubwira Imana nibyo isubiza yigiriraga we yari afite Imana narababaye cyane ibyo urimo kuvuga ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo gogo yari yarapfuye ngo yari umudayimoni wigendera bira n'abazimu baba bari kubivuga mujye mubihorera uriya mubyeyi pe narababaye gogo Imana yari yaramuteretse kugira ngo atwigishe ko naho Imana itagukura kugira ngo Imana yerekane ko itarobanura ku butoni hari abahanzi benshi baririmbye ariko bari batari bakageraho gogo yarageze wowe uri kujya kurese kubera iki turahari kandi turahanze kandi dufite indirimbo zikaze ziza twavuga ngo ni ziza ariko everyday ariko gogo yarimo icyigisho gikomeye yari arimo ubuhamya bukomeye njye kuri njye haraho gogo haraho yatumaga negera Imana cyane cyane ariko ntabwo urabanura ku butoni kandi mususugura kandi kakana kari mu ruvata bajugunye ariko irakabwira ngo baho ariko gogo Imana yamukunze kurusha uko twe twamukunze iramwisubiza izi mpamvu buriya yamwishubije nge mwiyerekwa ryanjye nk'umuntu nabona gogo atazagarukira mu Bugande gusa nabonaga gogo azagera kure cyane Satani ntago bimunezeza ibyo ngibyo ariko nane shano kuri abantu rero bahari bamuvuze nabi nyine bamwe bamwita umuzimu abandi bamuvuga neza ibiki umuzimu waramwumvishije ako wakurikiranye wowe ibintu byose bya gogo ikintu cyose cyavugaga kuri gogo nagomba kugikurikira niki cyagushimishije cyangwa cyakubabaje ikintu cyambabaje nyine ariko ndumva n'abavuze kuri gogo uriya mudamu nawe afite izindi mbaraga zimurimo ntago namurenganya yo numvishije umwami akorera aramuhera ibintu avuga ntago bitureba ibintu avuga ntago ibintu avuga afite ubwami bwarimo umwami akorera azamuhera nta n'umuntu wundi numva waba waragize ku cyo avuga kuri gogo pe undi muntu ndashaka nimuvugaho usobanure mu kigande no mugande ego kuko ndashaka niyumva iki kiganiro nawe azacyumve kuko yashimishije umutima wanjye naramukunze kandi gukunda umuntu ntubimubwire naravuze se ngize ariko burya wa mugani buri kintu cyose kigira umuteguro wacyo kandi kigira n'isaha yacyo numvaga Bruno yamenya ate ko namukunze uravuga Bruno yego numvaga kuntu nabizanye ni umuteguro w'Imana kuko narashatse kenshi cyane se Bruno yamenya ate ko namushimye amushimira agambye ntino yibazanyo Bruno bitusi abantu bamumanye antikati twogera ku Bruno muvubuka Uganda yarayagadenyo gogo
baberanga wamu gogo yaravenga wano Kigali nagenda Kampala nabera nyo na Bruno kati Bruno munange jori wona omukazi ono akwebaza mbo yakuraba ko umutima gwegisa mu butufu wamusanyusa kati naye nagamba mbo taso akubisirikira kibinyo kwagara umuntu natategera nti no mwagara nga kusanyusa kati naye asazeewo atambura jeno kumbewo ku Delphinies TV akwebaze nnyo munange Bruno agamye nti no webali komeza Bruno ya kiki cyakusanyusa ku Bruno Bruno afite umutima urukundo afite urabona ni umuhanzi utari wo muri gospel ni umuhanzi usanzwe ariko kuba yarumvisha agakunda gogo akamva ko yamushyigikira akaza mu Uganda akaririmba agamye nti ne cyamusanyusa nyonyonyonyo ku Bruno kisoka Bruno si muyimbyi wa gospel Bruno muyimbyi we nyimba za buri jozi tusomese ibintu birara bituyamba ko kutambuza ensi naye yasinga n'abantu ba mu gospel nasinga abantu ba mu kanisa z'abarokore n'abasinga ukwagara natambura nave Kampala najya nazika gogo mu kitibwa yego nakwata ni sente nawahereza family za gogo umukazi onagambye mbu Bruno yamusomesa yamwigiriza kwagala kale agamye ntino akwagala nyo atakwebaza akusabide no mukisa nago navuga byinshi kuri Bruno Bruno naramukunze cyane mani agamye nti sisobora kogera binji ku Bruno icyemanyi cye kimu mwagara nyo atenyo ndo umufana we cyane muwagizi wo musajja Bruno no kuri TikTok muha like nyinshi cyane mbakura no ku TikTok nakuwereza like kale gitegeza kwagala ndamukunda namukunze kubera najaga mubona ubundi ariko namukunze kubera gogo ngo yakwagala nyo bulijo yarakuraba nga kwagala munyimba zamwe anga kwagala ku TikTok akwereza like naye nga yakwagala nyonyonyonyo gwa kubanga gogo ngo amura gwo umutima wekisa naramukunze pepe na nyonyonyonyo ngo yakwagala nyonyonyo bandago mukazi yagara gwe Bruno gambye umukazi ono bamwita Mama Kennedy umukazi ono bamwita Mama Kennedy bamwita Kaitesi Lest na nkwagara nyo era nyonyonyonyo alo nagenge yabo narayikunze cyane nabimani baho umugisha ababitusi basatu nabo abagara nyo nagundi yamwe kipe ya mu groupe kangambe becho nga yabagala nyo ahazumva iki kiganiro nenga bobo wulide ekigundi kiburiro kino nga nujja nugoberera ku Delphinies TV no wuliro omukazi one byayogera ayagala akitegere ntino wamuwulide kubanga akwagala Imana izamuha umugore mwiza afite umugore muvubuka Imana izamuha umugore mwiza ngo akwagarisa katonda kuwo mukazi omulungi uturitse ku Mana uva ku katonda te awereza ikitibwa katonda acha mukama uzimana cyane ngamanyi nyo katonda kuko azamubera umugisha akubere w'umukisa musabiye mu byakora byose Imana ikomeze kubishyigikira atanga kwagaliza buli kimu cyukora katonda kurembere ni byinshi namubwira ariko kamvuge buke gusa azajya bari hose asobora kukuburira bingi naye kayogere bitono ngo buryo abubera wona katonda bere nawe ndamukunda cyane akwagala nnyo Teresa Ruti akwate saluti munange Bruno Bruno ngakoze erinya mu butufu Rwanda naye bambe Bruno katonda kuwo mukisa kubanga waraga ikintu kikuru nnyo na daradara mitima y'abanyarwanda munange
abanyarwanda bangi abadasobode kujya wano kuri Delphines TV ngo bakwibaze naye bulijo babyogera ne bagamba bananga umusajja mu na Uganda umuvubuka muto mu na Uganda umusajja mu na Uganda ari no mutima wegisa kutambura nagendera mu cyaro nazika umwana wafe ate natakoma kwecyo nagabire sente abekikache family nizisanyuka nizirya no kurya musajja uri musajja wa Katonda uri musajja wekisa banji baroza nti abantu abatayimba nyimba za gospel ngo sibarokore ngati baca mukama naye kati byo barimba berimba gakiza n'umutima w'umuntu kati musajja mu na Uganda Bruno to kwibaza mukama Katonda kuwo mugisa nokuri wone wamukunze nze mwagaranyo ndabizi ko umukunda nawe mwagaranyo nze nyine nyimba zabo nzitekamo ninzi kuba naho no music nze ninzi kuba ninzi urira kubanga banyimbira burungi ndamukunda pe mu bantu b'Uganda abantu b'Uganda n'ubundi ndabakunda nkunda abantu b'Uganda ndabakunda cyane pe n'ubundi nkunda abantu ba Uganda bagira urukundo ariko Bruno we yankoze ku mutima cyane ayagaranyo bana Uganda babera nekisa bagarana abantu barara naye nga Bruno nga yamukwata ko nyo ku mwoyo kati nga tena nje jabyogeramo naye nga gisoke akwagarize birungi byoka mukama Katonda abere nawe akubere kumpi Imana nifite ubutunzi bwinshi ngo Katonda ye mugaga asinga nje namubwira ngo namuha ikintu ingo yasobora kukugamba agenda kuko ikintu ariko Imana yizakimuha ngo naye mukama yababikuwa kubanga yari nabinji niwe ufite ubutunzi bwinshi kandi budashira ngo yari na bugaga bungi atengate bugwawo izamuhe kurama ngo akwagariza okurama okubera okwangara akwagariza okwangara azabona abuzukuru ngo ojura ba nabuzukuruza ojura abana babana bo nabana babana bo Iba nange Bruno kwagaranyo eranyo banango umuzadono akwagaranyo ate acyatude mukama Katonda ko mugisa urakoze cyane mu Makenedi ndagushimiye cyane Imana yo mu ijuru iguha umugisha twaganira ibintu byinshi tuganira ku jambo ry'Imana tuganira ku bantu b'Imana dushimira abantu uyu munsi twaje tuje kwiganirira namwe rero muzadukurikire twiganirire ufite igitekerezo uduha comment hari aho tunenga ubitubwire twe nta kibazo dufite ibyo nibyo byiza nuguhugurana ntago twicaha ngaha kuko tubarusha kuvuga kuko tubarusha ubwenge kuko ari twebwe tuvuga ibintu biruti byanyu ushaka kubura aho ngaho nawe ubifite udafite aho ubivugira bishire muri comment twandikira dusure dukorera i Musanze muri mu mudugudu wa Maranima mu murenge wa Cyuvi wadusura turahari kuri Delphines TV ni karibu upfa kubuje uvuga Imana ufite ikintu cyo ubwira abantu kibubaka kuko iyi ngiyi ni televiziyo ica ijambo ry'Imana nta gucaho club ngo abantu barabyina nagicaho abatsinzi ngo baraza cyangwa comedy cyangwa nibindi oya icaho ijambo ry'Imana Imana rero iduhana umugisha reka dusenga Imana dusoze ikiganiro cyacu kandi nanagushimira cyane urakoze cyane mu Makenedi ni karibu n'ikindi gihe uzagaruke murakoze cyane bakunzi ba Delphines TV kubana natwe aya masaha yose ashize tuganira ndabashimiye n'ukuri Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mudukurikirane ese mama Makenedi Bruno naba akeneye kukuvugisha cyangwa nabandi bantu bakwikundiye ko urumama musenga Imana urumama ukuze uzi ikintu kibi n'ikiza waciye mu bintu byinshi kandi mbese ufite inararibonye hari umuntu wavuga turi mama ndamukeneye nganire nawe bihagije nagira ngo utubwire nk'abakunzi ba Delphines TV nemero twakubonaho cyangwa n'uko wavuze ati Bruno nabona kino kiganiro cyangwa akakireba ndifuza kuko nzamenya kuko yakibonye watubwira inimero yawe ya telefone baguhamagaraho niyo kuri WhatsApp kuko akenshi abantu bakoresha social media bakakoresha WhatsApp cyangwa na iki
urakoze nimero zawe za telefone urazivuga uzisubiremo. ubu turacyahari, ibiganiro biracyahari, bafite ubuhamya bwinshi bw'ibi nagiye mpura nabyo by'abakozi b'Imana, nzabubaha abo bakomeza bagiye bahura n'ibikomere, nanjye bikomere nahuye nabyo, ariko ikindi gihe kibaye gitoya nzabaha ubuhamya. Bruno nabona iki kiganiro ariko niyo yakibona nta nibirenze niyo atangiye ndamushimiraga, gusa yakibonye byaba byiza nkabimenya ko yakibonye, nabyo byamfasha kunezerwa pe. Ariko nimero zanjye ni 0783 9 23 24 0783 9 24. Urakoze cyane Mama Kennedy, urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Reka twisengera Imana dutandukane. Uwiteka Mana nziza yo kwizerwa, Imana ishobora byose, Imana ise umwami wacu Yesu Kristo waduhuje nawe akatugira abagwana n'ubugingo. Kristo urakoze, ndagushimiye kuko waturinze tugeze isaha duhumeka umwuka w'abazima, izina rya rihabwa icyubahiro. Mwami twicanga twavuze amagambo menshi, twavuze byinshi, Jehova mwiza, nimba haraho twakosheje utubabarire n'ukuri, kandi nimba haraho twavugishije ukuri Mwami, ijambo byose twavuze ry'ukuri uryagure rigere ku bantu bawe, abantu bawe baha ubwenge, abantu bawe ubahugure Mwami. Turagukeneye n'ukuri Mwami, turabuzabuzibwa muri ino minsi turimo. Umuntu wese araza ati Mwami Mwami, kandi ijambo ryawe naribonye ryambwiye neza ngo mu minsi, muri iyo minsi yanyuma, iminsi ikomeye, iminsi nk'iyo, ngo buri muntu wese azaza yiyita ngo ninjye Kristo. Jehova mwiza, twavuze ku myuka, tuyitandukanya n'umwuka wawe wera. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera amanukire kudusobanurira, atwereke inzira nyakuri, atwereke inzira nyakuri tugomba gukurikira. Jehova mwiza urakoze, gabanya barimbuka wongera abakizwa, singutotesha amagambo kuko uri umwami w'abami, urihagije ushobora byose. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Dusengeye gutandukana Mama Kennedy umugeze mu rugo amahoro, n'ukuri nanjye usigarane nanjye, ubane nanjye. Uwiteka kameramani umuherekeze umugeze mu rugo amahoro, kandi twese uduhana umugisha, kandi ukomeze utuwemo tukubemo. Icyo dushaka ni ugukomeza kugendana nawe kugeza ku iherezo rya byose, tukazabana nawe. Dusengeye inshuti zacu, abaturanyi, abana bacu n'imiryango. Mwami dusengeye abantu bawe, itorero ryawe, komeza wifatire abantu bawe, komeza uboherezemo umwuka wera abasobanurire, abacitse intege ubahembure Mwami, abashaka kubivamo, abanamutse, abari wowe wongera ubagarure, abari wowe wongera ubahembuza amazi yawe meza atoshya. Jehova mwiza, wongera ubacira inzira, ubaremera amashimwe Mwami. Uwiteka ibyo byose bigiye kubaca intege, ubahesha ibiganza byawe byiza bigira neza. Urakoze rero, nuhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, ni wamamare Kristo. Byose none n'iteka ryose mbisabye mu izina ryawe, amen. Amen. Yesu umugisha. Amen. Muri Imana bane namwe. Muri twese.